ikanatsinda cyangwa se igakina neza, bituma kagahinda yiriwemo, bituma bya bindi byiriwe bimustressa bigabanuka. Rero n'igikombe cy'isi buriya kiri mu bituma ubuzima bwacu, ubuzima bw'abantu bwiyongera. Abavuye muri Australia, abavuye muri Afrika, bose bari kugenda bagahura muri Amerika, n'ubushuti bugenda bwaguka. Uzarebe umuntu ukunda celebrate igitego atari nawe ugitsinze, ibyishimo birazamuka cyane. Igeze gutya igatsindwa, nkuko ikipe za Afrika zimaze kuvamo kugeza ubu ngubu, ubutaha wenda tuzagera kure, ubutaha tuzashyiramo imbaraga, aho byapfuye tuzabikosora. Muri no kubibona muri iyi minsi ku minota y'inyongera ugasanga nibwo ikipe itsinze. Ese wowe ikipe yawe uri gufana iracyarimo cyangwa yavuyemo? Jyewe iyanjye iracyarimo. Wakibaza uti ni iyihe? Ramba kandi ugire amahoro. Nanone ukurikiranye Lioness 250, uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse mu mujyi wa Kigali, ariko tutibagiwe n'intara ya gatandatu ariyo ya diaspora, babandi bari hanze y'u Rwanda ariko bakaba bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero ndongeye ndaje nk'uko bisanzwe nje kugira ngo twibukiranye ku mitekerereze, ku myumvire, ku myitwarire, ku mikorere yacu ya buri munsi, tugamije gusigasira ubuzima bukaba ubuzima buzira umuze ndetse bunagamije iterambere rirambye. Ariko ndanagushimiye wowe wakoze subscribe, kandi ndagushima nawe ugira uruhare urwo ari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Imana ikomeze kumpera umugisha, uri umuntu w'agaciro cyane. Muri iyi minsi rero nk'uko mubizi, turi mu bihe byiza, bigeze ahantu haryoshye, noneho turi mu gikombe cy'isi. Muri iyi minsi harimo imikino y'igikombe cy'isi. Hari ukuntu abantu babona nk'imikino y'igikombe cy'isi bakavuga bati wenda ni iby'abakunda imipira y'amaguru, ni ibyo kwishimisha, ni iby'urubyiruko. Ariko nk'uko abashakashatsi bagenda babigaragaza ndetse n'abahanga, berekana ko mu mitekerereze ya muntu no mu myitwarire ya muntu, iyo hajeho igikorwa nka kiriya cy'igikombe cy'isi gikora ku migabane yose y'isi, hari ikintu gihinduka, hari ibintu byinshi bihinduka mu mitekerereze ya muntu ndetse no mu myitwarire ye. Uyu munsi rero nibyo tugiye kwibukiranyaho. Tugiye kurebera hamwe ibyo abashakashatsi bagaragaza bijyanye n'imitekerereze mu gihe hariho igikorwa cyagutse nk'igikombe cy'isi. Ushobora kuba utari ubizi, ariko nawe wenda byarakugezeho cyangwa se hari aho byagukoze. Ndibuka rimwe igihe igikombe cyakinirwaga mu Rwanda, igikombe cya CHAN, ni umupira w'amaguru w'ibihugu bya Afurika. Ibihugu bya Afurika byari byaje mu Rwanda kuhakinira. Icyo gihe wanyuraga ku muhanda cyangwa se umuntu wese wacagaho, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba umwana, wasangaga hari ibyishimo afite runaka, atari uko yagiye kureba umupira, ahubwo ari uko ari kumva abandi bagenda babivugaho, cyangwa se yanyuze nko kuri butike, yanyuze nk'ahantu bari kwerekana uwo mupira, ugasanga hari imyitwarire cyangwa se mudu z'abantu zahindutse, ugasanga hari ikintu abantu bahugiyeho. Icyo kintu abantu baba bahugiyeho hari icyo kiba cyakoze cyane mu mitekerereze ya muntu no mu marangamutima ye. Ngo igikombe cy'isi nk'ubu kirimo, hari byinshi byagiye bihinduka, ngo hari ukuntu byagiye bigira ingaruka nziza, bigenda bigira ingaruka nziza ku mitekerereze ya muntu. Kandi iyo umuntu ari gutekereza neza, iyo umuntu afite imyitwarire myiza, iyo umuntu abona ari muri mood nziza, bituma n'ubuzima bwe bugenda neza. Ngira ngo abahanga murabizi ko bavuga ngo kwishima byongera ubuzima. Batubwira bati buri gihe ujye ugerageza ku munsi ushaka ibintu byagushimisha, umwenyure. Kumwenyura byongera ubuzima. Rero n'igikombe cy'isi buriya kiri mu bituma ubuzima bwacu, ubuzima bw'abantu bwiyongera, kubera ko biba byahuje abantu hirya no hino ku isi. Ngo ikintu cya mbere buriya imikino y'igikombe cy'isi iri gukora no muri iki gihe, ngo ni uko igabanya umunaniro n'agahinda. Umuntu ashobora kuba yiriwe mu kazi, yiriwe ari mu bintu byinshi, yiriwe ari mu bintu bimutera stress, ariko nimugoroba azi ko ari bujye kureba match y'igikombe cy'isi, azi ko ari bujye kureba umukino w'igikombe cy'isi, akagenda ari byo ari gutekerezaho cyane. Byaba amahire akaba afitemo nk'ikipe ari gufana icyo gihe, noneho iyo ikipe ye ikinnye ikanatsinda cyangwa se igakina neza, bituma kagahinda yiriwemo, bituma bya bindi byiriwe bimustressa bigabanuka. Ako kanya yirebera imikino y'igikombe cy'isi, ibyo
yiriwemo byose biragenda bigashira, ahubwo akazanirwa ibyishimo no kuba yarebye imikino y'igikombe cy'isi. Icyo ni ikintu cya mbere imikino y'igikombe cy'isi ikorera abantu, cyangwa se iri no gukorera abantu muri iki gihe tukikirimo kandi kigeze ahantu haryoshye. Icya kabiri ngo ni uko ihuza abantu. Byo guhuza abantu birumvikana, urabona iyo abantu bakunda kureba umupira, cyangwa se niba utawukunda, hari igihe umuntu agutumira ati ngwino tujye kureba match y'igihugu iki n'iki, ngwino tujye gusangira tunarebera umupira hamwe, ugasanga bihuje abantu, kuko abantu nta nubwo bakunda kureba umupira bari bonyine, bakunda kureba umupira bari nk'abantu benshi, nibwo biryoha, nibwo abantu babishimye, nibwo bakurikirana, ukabona biryoshye cyane. Rero imikino y'igikombe cy'isi nubwo abantu baba bari kuri stade, bataba bari aho hantu byabereye, bihuza abantu. Noneho iyo bigeze aho byabereye byo, noneho bihuza abantu cyane, kuko abantu baba bitabiriye bagiye muri stade, abantu bashyashya bakagenda bahura. Nk'ubu abantu bavuye mu bihugu bitandukanye bari kugenda bagahurira muri Amerika, abavuye i Burayi, abavuye muri Australia, abavuye muri Afrika, bose bari kugenda bagahurira muri Amerika, n'ubushuti bugenda bwaguka, abantu bakagenda bagura imbibi zo kumenyana n'abandi hirya no hino ku isi. Igikombe cy'isi rero gihuza abantu nk'indi mikino iyo ari yo yose. Ikintu cya gatatu ngo yongera ibyiyumvo by'ibyishimo. Nk'uko twabivuze, umuntu iyo azi ko ari burebe umupira, iyo umuntu azi ko ari burebe match, hari match nziza nk'izi z'igikombe cy'isi, ibyishimo birazamuka. Noneho nk'ikipe yawe yatsinda uri gufana, ibyishimo biba biri hejuru cyane. Uzarebe umuntu ukunda serebura igitego atari nawe ugitsinze, ibyishimo birazamuka cyane, bityo nyine umubiri wawe ugakomeza kumera neza, ubuzima bwawe bugakomeza kugenda neza kubera ko ibyishimo byazamutse. Icya kane ngo iteza imbere kwihangana no kwakira ibisubizo. Mu mikino y'igikombe cy'isi haba harimo ingeri nyinshi z'abantu ndetse n'amakipe agiye atandukanye, kandi uko bakina no mu mikino iyo ari yo yose habaho gutsinda no gutsindwa. Iyo ubona ikipe yawe wari uri gufana igeze gutya igatsindwa, nk'uko ikipe za Afurika zimaze kuvaho kugeza ubu ngubu, abantu bagenda bakira ibisubizo by'ibintu byabaye. Yego ikipe yatsinzwe, ariko nuko nguko bigomba kugenda, ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Uko byagenda kose, nibe amakipe abiri ari gukina, imwe ibigomba gutsindwa. Rero nk'uko ubibonye ko ikipe yawe yatsinzwe, bikwereka ishusho y'uko ibintu niyo bibaye, nubwo ushobora kuba utsinzwe, nubwo ushobora kuba utageze ku cyo ushaka nk'uko wabiteganyaga, ariko biguha kwihangana, bigutera kwihangana. Ikipe yacu yaratsinzwe, ariko turihangana. Ubutaha wenda tuzagera kure, ubutaha tuzashyiramo imbaraga, aho byapfuye tuzabikosora kugira ngo ubutaha tuzagere kure. Ibi rero ni urugero rwiza rutuma abantu bongera kwitekerezaho, bongera gufata umwanya wabo bakavuga bati nyamara burya imikino y'igikombe cy'isi, nubwo ikipe itsinzwe, nubwo nanjye hari ibyo ntakoze byagenze neza, ariko ubutaha nshobora kubikora, ubutaha nshobora kugira aho mva naho ngera. Ukakira ibintu uko bibaye, ukakira ibisubizo by'ibintu bikugezeho. Imikino y'igikombe cy'isi nayo iradufashamo cyane kugira ngo twige, tumenyere no kwakira ibisubizo ibyo ari byo byose, yaba bibi cyangwa se yaba byiza. Icyanyuma twihuta, ngo itanga ingero nziza. Nk'uko tubivuze, ikipe yawe iyo watsinzwe, abakinnyi ntago bajya mu kibuga ngo bajye kurwana ngo nuko batsinzwe, ntago bava mu kibuga ngo batsinzwe ntago bongera gukina. Oya, umuntu arihangana agakomeza agahatana, urumva, agakomeza agahatana. Nka mukinnyi uba ukunda, iyo ubona ari yatsinzwe ariko ukabona aracyafite ishyaka ryo gukomeza guhatana, ku buryo yumva ko umunota wanyu utararangira, ashobora kubigeraho, ashobora gutsinda. Ko igitego abakunda imipira byo bajya bavuga bati igitego kimeze nk'urupfu, igitego gishobora kuza ku munota wa nyuma, hamwe abantu bihebye. Muri no kubibona muri iyi minsi, ku minota y'inyongera ugasanga nibwo ikipe itsinze, bigatuma umuntu azana ama emotion akarira. Rero bitanga ingero nziza kuri twebwe tubikurikirana, ukavuga ati wicika intege, isaha n'isaha ushobora kugisitara, ushobora kugikora igitego kikagenda kigatsinda. Rero nawe mu byo ukora byose biguha za mbaraga zo kumva ko niba uri gukora ntucike intege, ibyo ukora ushobora kubigeraho. Isaha n'isaha mu gihe utacitse intege ushobora gutsinda. Hamwe abandi babona ko byanze, hamwe bari kuvuga bati se wowe urumva uzabigeraho gute? Oya, nanjye nshobora kubigeraho. Ibi rero ni ibiri kugaragara
mu bashakashatsi ndetse n'abahanga cyane cyane mu mitekerereze bagenda bagaragaza ko abantu bakurikirana igikombe cy'isi cyangwa abantu bakurikirana imikino, ariko turi kuvuga noneho imikino iyi ngiyi migari imeze nk'igikombe cy'isi, ko ari ibintu byiza bishobora gutuma abantu hari icyo bakora, bahindura ubuzima bwabo, bahindura imitekerereze yabo ndetse n'imikorere, kuko ubundi ibintu umuntu byose akora biva mu mitekerereze. Nibyo nakwibutsaga uyu munsi rero, kandi sinabura kukubwira ko ibi ngibi byakozwe mu bushakashatsi bwakozwe mu gikombe cy'isi cyabaye 2014 ndetse n'icyabaye 2018. Nibyo nakwibutsagaho, niba wumva ari cyo wungutse usangiza abandi. Ese wowe ikipe yawe uri gufana iracyarimo cyangwa yavuyemo? Jyewe yanjye iracyarimo. Wakwibaza uti niyi, nzayikubwira finali nigera. So rero nibyo nakwibutsagaho, niba utarakanda kuri subscribe nakubwira nti ukandeho, kuko iyo ukanzeho bituma ibyo twibukiranyijeho bitakugeraho ako kanya. Ikindi washyiramo comment nyine ukatubwira ikipe uri gufana, ukatubwira icyo biri kugufasha muri iyi minsi, nawe niba wumva hari ibyishimo ufite mu gihe uri gukurikirana igikombe cy'isi. Ikindi kandi ukande no kuri like kugira ngo tubone ko ibyo tuba twibukiranyijeho uba wabyishimiye. Tuzasubira ubutaha rero, ciao bye, tujye kureba match.